Are they ready for the next performer? Are they? I'm asking. Umutipe ko afite ibigwi. Ko yakwica uyu mutipe ko imitwe y'abamama ba Kicukiro bakunda kwidefiriza n'abakobwa ba Kicukiro uyu ko ameze nabi wamwumvise ariko ibintu bya pedicure na uretse ibyo mu mutwe ko pedicure na manicure yakwica manicure arakwica ariko nanone nyuma yuko akora uwo mwuga w'ubwiza wo guha abamama beza wo hirya no hino ariko especially abamama ba Kicukiro niho abari ariko yaravuze ati nyuma y'ibyo byose mfite impano kandi impano iri ndi kuribwa nibwa ariko ndayishyira hanze uwo ninjye kandi noneho ngiye muri industry banyitege ntacyo mwaza injyana zose kugera ku mapiano arakwica saa 2 ziburi biri ariko we nta na publicité bakeneye uzi buri umuntu w'umukwaferi w'abadamu buri umudamu yakunze indirimbo yawe igihugu cyose gihita kiyikunda ntubizi noneho hari n'abamama yakoraga mu mutwe batazi ko ari umusani ko aririmba batazi ko aririmba ladies and gentlemen muri moto twemerere twakire Kizo mumezemte Nika Kizo okay iyi ni true story iyi ni true story isarihe uwo nakunze mu buzima bwanjye uwo nifuzaga ko yazajya muri ruhande mbesarihe nkabura amahwemo nkabura ibyishimo byanjye baby ni wowe nihaye mbese nk'oriki mbese ngirene mbese nk'oriki ngo nkubone uruhare rwawe ese arihe uwo nakunze mu buzima bwanjye uwo nifuzaga ko yazajya muri ruhande mbese arihe mbese arihe mbese arihe mbona kimubonye iruhande rwanjye gasaro kanjye bwiza bwanjye nkumbuye ya nseko yawe imwe wakundaga kumusekera mumezemte Nika Kizo okay ni wowe nkunda ni wowe shaka nakubonye ngukunze baby mukunzi wanjye darling ni wowe nkunda ni wowe shaka nakubonye ngukunze baby mukunzi wanjye darling ni wowe nakunze umutima wanjye uranyurwa gitego mu bakobwa umururu umutima wanjye everyday iteka iyo ngutekereje unera iteka mu nzozi nkakubura ni wowe vava ni wowe byose umutima wanjye ni wowe ukunda Nika Kizo Nika Kizo oh my god Alexi bro let's go bro
What did you crush? I said, what? Let's go now. Check. What a show is this is a monta uri kubyumva gute are you feeling aire ukumva ufunzemo twe dufunze mwamubonye Kakizo mbaba rumbwire mbere yuko nkubaza kuri career yawe kwa phenomena yaba mama y'abadamu iri gukorwa n'abadamu byibuze gatatu mu cyumweru ni nk'iyi ubungubu ku kazi kacu k'ubukwaferi ubungubu ikintu cya danje gihari ubungubu kiri guhitinga amakwafa ari guhitinga hari yitwa demishinyo de what demishinyo hari yitwa demishinyo Imana ishimwe kandi himbazwe nari ngize ngo nari guhita utaha saa mbiri ziburi bibiri kitu na grief demishinyo okay urayizi walo ariko demishinyo demishinyo ni shinyo utazaza ibintu bye shinyo nyine ni gutya ariko itagiye mu mugongo ikase mu iri demi walox iya gatatu iya kabiri ni yihe wowe iya kabiri rero bayita Jumongo ni kwafe uzamura iriya ya Jumongo yo ndayizi hari umukobwa wo muri quartier dore abafite akantu gashingaraje kandi iriya kuryama biragorana biragora cyane kuko muri iriya no kwambara Jumongo karakantu kabagagaze harimo iki ewana ni imisatsi umuntu aba yakoze tu ihagaze kuri yego itanyeganyega naho haza umuyaga oya nago bayikura abantu bafite Jumongo bose bikoresheje Jumongo mumeze neza mutwandikire kuri 0788 848527 mukundira iki Jumongo muraryama cyangwa ntimuryama za twagiye hanyuma ya gatatu nakubwisha nakubajije eshatu ya gatatu bayita coupe chinoise iyo gira icyo yivugaho iyo ngiyo cyane cyane abantu bafite kano wazega hanga iyo ngiyo ubundi ni yacu abantu bahanitse uruhanga niko babita mu kinyarwanda niko bavuga uhanitse uruhanga ntabwo ari umuntu ufite ngo agahanga karekare ubu uhanitse uruhanga niko bimera iyo rero coupe chinoise bayidushiraho gutya bagatwikira kagakatamo gutya hanyuma uzi ikibazo aho kiba iyo uri guhambura mamen winjira muri salo babona uri umukobwa ebana bamara kuguhambura kano kantu iyo bakeguye
alright hanyuma uri kumwe n'abatipe cyane umutipe ari kuri urikanuma uri kuburakari bukakaye nikumeze bimeze ate nikomeze witwa nde brother I am Prince Kid ijambo rimwe kuri walo umutipe cyane Kakizo keep it up my man kabisa wabyumvise Kakizo keep it up my man reka nje kuri uyu umutipe Kakizo wamuvugaho iki ariko nivuga right yeah je wita Afro Mutwe ni ukuvuga ngo bagiye kuri Instagram yawe baraza gusanga ari Afro Mutwe follow Afro Mutwe utuye kwa Mutwe wapi Nyamirambo koko nta nubwo nari nzi ko ari Nyamirambo ubwo bijemo gutyo cyane so umuzi gute umutipe cyane Kakizo ni umuntu twahuye nyine nibirebire tu nibirebire ariko nyine shy mugizi kabisa keep shining tuzabirambura ubutaha niko bimeze umutipe cyane we ntabwo ari ubwaka ariko ntabwo ari ubwa mbere muje kuri zino stage mbamba yoka wa Nox umeze neza ni neza wallahi ando yawe kuri IG ni gute no kuri TikTok Calvin Brown Dancer bivuge gahora ariko hari abana baba bari kukureba walo Calvin Brown Dancer abatipete mujye kuri uburyo uno mutipa byina Calvin Brown Dancer reka mwumva undi arakwica saa 2 ziburi 2 reba yo what's up yo amazina yanjye tu na Afroshida kabisa Afroshida yeah Afroshida shida like ibintu by'ibibazo n'ibikwazo so yeah like that okay okay wamwumvishe abumvise Afroshida Afroshida iyo Afroshida ushobora kuyibyina muyihe njyana hariya kugira ngo utubyinire Afroshida piano mapiano mwegereye wakakizo mbabarira amapiano wayumvishe mwegereyeho batugubite Afroshida his name Afroshida Afroshida Let's go bro So ibyo bintu nta nubwo ari shida ni ibikwazo Afroshida but you can uri n'ikibazo uri shida cyane ariko ndavuga mu mibyinire sibyo walo kabisa sadadiye ewa na mapiano Afroshida mu following aba batipe baba ari ababyinnyi beza badukorera kitu na grife ushaka video ushaka ibirori bitandukanye Afroshida n'abandi you want to say something right I want to say something even that a boy is my twin no umutwini wawe mbabarira ukuremo ingofero ntakubahutse ko ibintu by'ubutwini muba mutuzaniramo ngo twin out twinning ubu se tugukuzemo na Rinette was a twin no nawe ushobora kubyina Afroshida dushwanyaguzemo Afroshida turebe twins ladies and gentlemen we got twins in the house Afroshida to Kizo Twitter Kizo oh my god Alexi bro let's go bro So shayokorera sha mureka nkubwira muri impanga wababonye walo ariko gite umutipe aranshimishije cyane yes ati se hari ikintu wumva ushaka kuvuga enzi wagiye kuvuga kuri groupe yabo yamamaze nashakaga kukubwira ko uyu nguyu ari impanga yanjye do you get that blood connection ni sawa cyane umutipe Kakizo wabonye abantu bo watuzaniye baguherekeje bisobanura kuri igihangange wowe uranatwica egera uriya mukobwa kuko ndi kumva kubera ko wumvishe ko soko z'abakobwa sibyo mwibariza utuntu tubiri dutatu ubundi yigendera gira ikibwira abantu badukurikiye uretse twebwe twavuze Gitego yavuze ku kazi kawe ibintu by'imisatsi ibintu by'ibiki ariko umunsi umwe uricara uravuga ngo mfite impano nanjye ndashaka ko bumva ibindimo tubwire gira icyo ubwira abadukurikiye ikintu nabwira abantu bakurikiye Televiziyo Rwanda by'umwihariko
njyewe kuri njyewe natangiye ibintu by'umuziki ariko naratangira kubishyiramo ingufu cyane gusa hari igihe nyine Imana ibitarafungura inzira. Yes, inzira rero Imana yaje gufungura inzira, imaze gufungura inzira nanjye mbigiramo amahirwe kuko ubu ngubu ndimo ndakora ikintu nibura iyi ndirimbo yageze yingi amapiano yageze kuri YouTube yanjye kuwa mbere imaze kurebwa n'abantu basanga ibihumbi 12. Wow. So rero muri rusange hari ibintu mwavuze ngo abamama bakunda umuziki kwanza ikintu cya mbere na mbere nshimira ndashimira abakiriya banje. Hanyuma abamama bakicukiro n'abantu bose muri rusange kuko baturuka ahantu hatandukanye. Hanyuma ndashimira Angelique ni umuntu mukuru kuri njyewe madamu wanje. Oh, madamu wawe mama w'abana Angelique udukurikiye mama w'abana bakakizo. Angelique mama w'abana wowe udukurikiye twemere tukubwire ngo hanyuma na padiri Niyonzima Aimable. Hanyuma n'abantu bose muri rusange iyi ndirimbo yitwa abo bavuga ni kwa kundi nawe ushobora kubuvugwa n'abantu bagukunda abandi bakwanga ariko nje nzi neza yuko nta mutima mubi nkuko biri muri iyi ndirimbo. So rero Imana yo mu ijuru igomba kumfasha muri ibi bintu natangiye kugira ngo bizagira icyo bingezaho kandi na business yanjye yasaho ibashe kugira ahigera. Hanyuma abankurikira ku mbuga zanjye nitwa kuri Instagram ni Kakizo Kaka n'ibisanzwe, kuri TikTok ni Kakizo Hair Salon, hanyuma kuri YouTube ni Kakizo Kaka. Ewana kabisa ibintu byanjye byose niho biba kuko haba ibyo muri salon mbishyiraho nkoresheje utwita udushorts. So rero munyegere ubwo tugukurikire nizere ko mwabyumvise Instagram, Facebook, YouTube tugende dushyigikire Kakizo wakoze cyane wakoze kuza n'ubutawuzagaruke reka dukomeze na show. Nashimira cyane umuntu witwa Gitego ariko by'umwihariko RBA. RBA hafi yacu. Yes. Murakoze. Thank you guys. Twebwe turacyakomeje. Thank you so much Kakizo and the team. Moto. Walox mumeze neza abatipe. Murashaka kugaruka ryari hano. Ndashaka kubabona nk'ababyinnyi mutazanye na Kakizo. Kuwa gatandatu muzamu hari? Kuwa gatandatu turahari kabisa. Mutatiye? Tudadiyemo. Iki mix ibi mix bibiri